Muraho neza abakurikira ibiganiro byacu hano kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Nitwa Nirumara Intwari Nkunda Amahoro. Tukaba tuganira ku mateka y'u Rwanda n'Abanyarwanda, ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda ndetse n'umuco wacu, umuco nyarwanda. Tugamije gusigasira ururimi, amateka n'umuco wacu kugira ngo bitazima cyangwa bikazimira cyangwa bikazimangatanywa no kwivangavanga n'iby'amahanga, tukazamera nka kagahugu katagira umuco gacika. Ibyo ntibikabe ku Rwanda rwacu. Niba rero ukunda ibyo ngibyo, uri ahantu heza. Niba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel, ifatanye natwe dushyigikira, dutera ingabo mu bitugu muri iyo ntego, ukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byose tugeza ku badukurikira ntibizajye bigucika. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo ishishikaje cyane ishingiye ku Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda habamo amagambo akomeye kuyavuga pe. Ukarivuga ukumva ko rikomeye, rimwe na rimwe ukaba wanarivuga inshuro ebyiri cyangwa eshatu utararivuga neza kubera ko rigoye, nko guhomvomvwa ndetse n'andi. Hari n'ayoroshye nk'umugabo, amahoro, imana, umugisha n'andi atagoye kuyavuga mu buryo ubwo aribwo bwose. Icyakora habamo n'amagorane, ibihekane bikomeye, uturingushyo n'ibindi bishobora kwisoba abantu mu mivugire bikaba byabagora. Uyu munsi rero tugiye no kwibanda ku magambo atagorana kubera ko wenda agoye kuyavuga, ahubwo abenshi bakunze kujijinganya bagasobanya ibisobanuro by'ayo magambo, akaba yavuga ijambo rimwe ashaka gusobanura irindi, bityo ubutumwa atanga bukaba butakumvikana neza. Ibi bituma akenshi abantu baseba mu biganiro, umuntu akaba yaseba mu rw'ikirenga, akagira isoni, akagira ikimwaro mu biganiro. Kugira ngo rero tujye dusobanukirwa ibyo tuvuga mu Kinyarwanda, reka tugire amagambo tugarukaho abantu benshi bakunze kujijinganyamo, kwitiranya mu Kinyarwanda, maze tuyasobanukirwe. Niwumva hari ayo usobanukiwe utaruzi, ndavuga imikoreshereze yayo, tumenyeshe muri comment. Niba hari ukundi we wari ubizi, kuko twungurana ubumenyi kugira ngo duhurize hamwe, nabwo utumenyeshe muri comment, cyane cyane nk'abakuru mudukurikiye. Tudatinze rero reka dutangire duhera ku mvugo ngo uburyo buziguye n'uburyo butaziguye. Uzumva bavuga bati yakoze iki n'iki mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye. Ese uburyo buziguye n'ubutaziguye waba uzi aho bitandukaniye? Uburyo rero buziguye ni ukuvuga uburyo butarasa ku ntego, uburyo busasira ibintu, uburyo bubikora butabigaragaza mu buryo budaciye ku ruhande. Ni ukuvuga ko uburyo buziguye ari ugukora ikintu cyangwa se ukakivuga ubinyujije mu kindi kintu, udahise mbese ubigaragaza. Urugero hano twafata ni nko kuba wavuga ikintu kitari cyiza. Urugero, urashaka kubwira umuntu ko umwanga, ariko mu Kinyarwanda ntabwo ari byiza kubwira umuntu ngo ndakwanga, ubimenye ndakwanga. Ahubwo ushobora kubinyuza mu zindi mvugo uti sinkwishimira, ntabwo nshimisha cyane, hari ibi n'ibi tudahuza, ushaka kumwumvisha ko umwanga. Icyo gihe uba uri gukoresha uburyo buziguye. Uvuga ubica ku ruhande, mbese uca inkereramucyamo. Ku bakurikiranye ikiganiro cy'inshoberamahanga twakoze, ushobora no kureba kuri channel yacu cya mbere, hasobanuye guca inkereramucyamo icyo ari cyo. Mbese uri guca ibintu ku ruhande. Icyo gihe uri gukoresha uburyo buziguye. Ubutaziguye rero ni ukuvuga ibintu uko byakabaye cyangwa ukabikora ku mugaragaro, nta zindi nzira uciyemo zo kwiyoberanya no kujijisha. Icyo gihe uri gukoresha uburyo butaziguye. Kugira ngo tubyumvikanishe neza, reka dufate urugero rw'ibihugu bikora intambara. Hari ubwo abantu bajya mu ntambara, igihugu kikarwana n'ikindi, ugafata ingabo zawe ukaziha intwaro zikagaba ibitero mu kindi gihugu. Icyo gihe ukoze intambara mu buryo butaziguye, mu buryo nyine budaca ku ruhande, butajijisha, budaca hirya no hino. Ariko nk'iyo uteye inkunga igihugu runaka, ucyoherereza intwaro mu ibanga, ugatera nk'inkunga inyeshyamba zirwanya icyo gihugu, uba urimo kurwana intambara mu buryo buziguye, mu buryo buciye ku ruhande, mu buryo burimo amanyanga no guca ku ruhande. Icyo gihe iyo ntambara uba uyirwanye mu buryo buziguye. Ngayo nguko rero nicyo ngicyo bisobanura uburyo buziguye n'ubutaziguye.
reka tuvuge ku ijambo amagufwa abenshi bakunze kwitiranya n'amagufa. Mu by'ukuri iri jambo mu kinyarwanda rijyamo igihekane fka kigizwe n'ingombajwi fa ndetse na wa. Ni amagufwa, ntabwo ari amagufa nk'uko abenshi bakunze kubyitiranya bakabijijinganyamo. Ubutaha rero nukenera kuvuga ririya jambo ntuzavuge amagufa, ahubwo uzavuge amagufwa. Twavuga kandi ijambo inyamaswa. Iri ngiri abenshi bakunze kuryitiranya n'inyamaswa bagakoresha igihekane nswa, ni ukuvuga na sa na wa, aho gukoresha swa sa na wa ubundi cyagakoreshejwe muri iri jambo. Ijambo rero rinoze, ijambo riboneye ni inyamaswa, ntabwo ari inyamaswa. Ubutaha rero nujijinganya ukabona hamwe bavuze inyamaswa abandi bavuga inyamaswa, uzamenye ko irikwiye, iriboneye, irinoze ari inyamaswa. Twavuga kandi idubu ndetse n'idubi abenshi bajya bitiranya, cyane cyane abakiri bato batabisobanukiwe. Idubu rero ni inyamaswa, ni igisimba kigira ubwoya bwinshi, kikaba kinini, kikagira imbaraga, gikunda kutontoma no kwivuga. Iki cyitwa bear mu cyongereza. Niba hari abo byafasha kubisobanukirwa ushobora kureba nko kuri Google ukareba uko icyo gisimba kiba kimeze. Hari abakitiranya rero n'idubi. Idubi ryo rikaba ubwoko bw'inzoka. Inzoka iba ifite igice cyo hejuru aho nagereranya no mu maso hagaye, hajya hagara nk'iyo ifite umujinya cyangwa yubikiriye umuhigo. Iyo nzoka ikaba ariyo mu bwoko bwa cobra, nayo ushobora kureba kuri Google ugasobanukirwa uko iba iteye. Idubu rero ni bear, hanyuma idubi rikaba cobra. Ntabwo dukwiriye kubyitiranya. Irindi jambo twasobanura ni indabyo. Indabyo, hari abavuga indabyo abandi bakavuga indabo mu kinyarwanda. Ijambo riboneye ni indabyo, kubera ko iyo igihingwa kirabije cyangwa se ururabo nyine rukazana indabyo, inshinga ni ukurabya, ntabwo ari ukuraba. Niba ari inshinga ari ukurabya, birumvikana neza ko izina rizabaho hano ni indabyo aho kuba indabo. Ubutaha rero zasobanukirwe ko ari indabyo aho kuba indabo. Twasobanura kandi ijambo abenshi bajya bitiranya bakarivuga uko ritari. Ijambo rukacarara, hari abajya baryitiranya kuvuga ngo rucakarara. Ntabwo rero ari rucakarara, ahubwo ni rukacarara. Rukacarara rero ni umutsima w'amasaka ukoze nyine mu ifu y'amasaka, bakoramo umutsima bakarika, nuko bakayivugamo umutsima. Uwo mutsima uvuyemo ukitwa rukacarara. Abakuru barawuzi, abakuru benshi barawuriye. Nanjye rukacarara nayiriyeho, ariko ntabeshye ntabwo yigeze indyohera, uretse amage ntabwo narya rukacarara. Ese wowe wariye rukacarara wigeze wumva ukimera? Tumenyeshe muri comment. Twavuga ijambo kandi ijosi. Hari abenshi bajya bavuga ngo izosi, ibi rero ntibibaho, ni ugushyoma. Ni ijambo rikocamye, iki gice cy'umubiri gihuza umutwe n'igihimba cyitwa ijosi, ntabwo ari izosi. Hano ubu ntabwo twabitindaho, ni imivugire idakwiriye nta kindi, kuko ijosi twese turarizi, ariko hari abajya bavuga ngo izosi. Ubundi nabyumvanaga abana bato b'ibitambambuga n'abakimara kumenya kuvuga, ariko natunguwe cyane no kumva hari abantu bakuru bavuga ngo izosi. Nuko ndavuga ngo reka tuzabigarukeho, abazabasha kubona iyi video tuzaba twarabahwituye. Niba rero hari ubuzi uvuga izosi, nyamuneka mugezeho iyi video, cyangwa se basi umugezeho ubu butumwa, mugezeho aya magambo kugira ngo amenye ko batavuga izosi ahubwo ari ijosi. Twavugana none ijambo nijoro, abenshi bajya bitiranya na ninjoro. Ubundi ijambo riboneye ry'ikinyarwanda risobanura nyine iyo bwije, izuba ryarenze, bwahumanye, ni nijoro, ntabwo ari ninjoro. Reka tuvuge nanone ijambo inzitiramibu, abenshi bajya bitiranya n'inzitiramubu. Ahangaha naganiriye n'abantu benshi mu Rwanda, abakuru n'abato, kugira ngo numve icyo batekereza kuri aya magambo abiri. Ese wowe ubyumva ute? Ese inzitiramibu n'inzitiramubu byose ni kimwe, ntacyo bitwaye? Nge rero nasanze mu by'ukuri dukwiriye kuvuga inzitiramibu, kubera yuko ntabwo ari umubu umwe tuba tugiye kuzitira, ahubwo ni imibu yose. Ni imibu myinshi ishobora kwinjira, y'amoko atandukanye, imwe y'imigore indi y'imigabo, tuba tugiye kuzitira. Ubwo rero ukwiriye kuvuga inzitiramibu aho kuvuga inzitiramibu woshye ari umwe. Hano iyo mvuze iby'imibu mpita nibuka ingingo ijya ikunda kunza mu bitekerezo. Muribuka badushishikariza kwirinda malariya, batubwira ko malariya iterwa n'umubu
ngo w'ingore wo mu bwoko bwa Anopheles. Ese umubu w'ingore bibaho? Umubu w'ingore cyangwa ahubwo ni umubu w'umugore? Aha ntabwo mvuga umugore w'umuntu, ahubwo ndavuga umubu nyine w'umugore, kubera ko umubu uri muri ngenga ya gatatu mu, ubwo rero ni indangasano ya ntera iwusobanura, yakaba yari mu umubu w'umugore. Ese birakwiriye ko twavuga ngo umubu w'ingore? Ibi ndateganya kuzabikoraho ikiganiro cyihariye, ariko watumenyesha muri comment wowe uko ubyumva. Ese dukwiye kuvuga umubu w'ingore cyangwa umubu w'umugore? Nuko rero niyo mpamvu numva dukwiye kuvuga inzitiramibu, kuko ari nyinshi atari umubu umwe, aho kuvuga inzitiramubu. Wowe byumva ute? Tuganire. Irindi jambo twasobanura ni ikiguzi, turigereranya n'igiciro. Abenshi aya magambo barayakoresha bayakuranwa, hamwe akavuga ikiguzi ahandi akavuga igiciro, akaba yajijinganya mu gusobanukirwa aho bitandukaniye. Ubundi ikiguzi ni agaciro, ni icyo bisaba kugira ngo ikintu runaka kigerweho cyangwa se kiboneke. Urugero, niba umuntu acuruza amandazi, ku amafaranga n'imbaraga byamusabye kubona ifarini, amavuta, isafuriya yo kuyatekamo, umuriro, inkwi cyangwa gazi n'ibindi, ibyo bintu ni ikiguzi byamusabye. Noneho rero igiciro ni agaciro ikintu gihabwa kugira ngo wenda ube wakigura cyangwa se ube wakibona gihari kiri hariya. Urugero, nka hano imbere yanjye hateretse mudasobwa yanjye ifite igiciro runaka, ni ukuvuga umpaye ayo mafaranga iyi mudasobwa nayiguha. Icyo gihe ni igiciro gitandukanye n'ikiguzi. Ikiguzi cyayo ni amafaranga byasabye uruganda rwa HP kugira ngo rutunganye ibintu byose byasabwe, maze hagerwe ku gicuruzwa nk'iyi mudasobwa iteretse imbere yanjye. Nizera ko rero ubutaha bitazakucanga ngo ube wajijinganya, maze utange ubutumwa utashakaga gutanga, ube waseba cyangwa se umwarire mu bantu. Twasobanura kandi uruhanga. Iri jambo abenshi bajya bakunda kuryitiranya n'agahanga. Ubundi uruhanga mu kinyarwanda kinoze ni umutwe w'umuntu muri rusange, hanyuma agahanga ke kakaba kino gice nyine cy'imbere kiri hagati y'amaso ndetse n'umusatsi aho utangirira. Aha akitwa mu gahanga, twese turabizi. Uruhanga rero ni umutwe, hanyuma agahanga kakaba igice gitoya cy'uruhanga kiri hano imbere. Ibyo nabyo dukwiye kubisobanukirwa kugira ngo tumenye aho bitandukaniye. Reka tuvuge nanone ku magambo azwi cyane, ukuboko n'ukuguru. Hari abajya bavuga ngo akaboko, nanone bakajinganya ngo ukuboko, cyangwa se bati akaguru, nanone bati ukuguru. Igikwiriye rero ni ukuvuga ngo ukuguru ndetse n'ukuboko ntabwo ari akaboko n'akaguru. Ukuguru, ukuboko, aho kuba akaboko cyangwa akaguru. Ubutaha rero ujye umenya ngo ndimo gukoresha amagambo akwiriye kugira ngo utatanga ubutumwa bukocamye utabigambiriye. Irindi jambo twagarukaho ni ntera, byinshi cyangwa byinshi. Ibi ntibibaho. Uzumana avuga ngo nabonye ibintu byinshi cyane hari, ibyo ntibibaho. Ikinyarwanda kiboneye ni byinshi, ibintu byinshi, abantu benshi, ndetse n'ikintu cyinshi. Umunyu mwinshi, ntabwo ari umunyu mwinshi, umunyu mwinshi. Ntabwo ari shi rero, ni nshi. Iyo ushaka kuvuga ubwinshi bw'ikintu mu kinyarwanda kiboneye. Hari abajya numva rero babyitiranya bakabijinganyamo, niyo mpamvu nifuje kubigarukaho muri iki kiganiro. Twasoreza kandi ku ijambo icyungo cyangwa. Cyangwa ni icyungo twese tuzi cyane. Ushobora kugura mudasobwa cyangwa ukagura telefone igendanwa. Urwo ni urugero ntanze. Cyangwa rero ni icyungo kigaragaza ibintu bishobora gusimburana. Ushobora gukora iki cyangwa iki, ushobora gufata iki cyangwa kiriya. Hari abantu rero bavuga ngo nanga cyangwa se bati nangwa, bashaka kuvuga cyangwa. Ijambo riboneye ry'iki cyungo ni cyangwa, ntabwo ari nangwa cyangwa nanga n'ibindi byose ushobora kumva ahantu hatandukanye. Ikinyarwanda rero kiboneye cyemewe ni cyangwa. Ngayo rero amagambo agera kuri 15 tugarutseho muri iki kiganiro abenshi bakunze kujijinganyamo, ntibasobanukirwe iry'ukuri, iriboneye ni irihe, irinoze ni irihe, iri kocamye dukwiriye kwirinda ryo ni irihe. Ayimenye utaruzi cyangwa se ukamenya imikoreshereze yayo yajyaga ikucanga ikagushobera, tumenyeshe muri comment.
mwakoze cyane rero kudukurikira, mwari kumwe nanjye Ntirumara Intwari nkunda amahoro, naho ubutaha.